Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku jambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice bibiri umurongo wa mbere. Nashaka kugira ngo tuganire ku byishimo Imana itanga. Imana igitanga ibyishimo bitarondoreka. Imana ishobora gukora igitangaza ukagira ibyishimo, ariko mu buzima busanzwe tujye duhura n'umubabaro, tukagira ibintu bitubabaza tutari twabyiteguye, tutari tuzi ko biraza. Ukabona uhuye n'ikigeragezo, ukabura umunezero, ukabura ibyishimo, ugareba hirya ukareba hino, ukabura umuntu uwo wizeraga, inshuti zawe ukabona biranze. Ariko igihe gishobora kugera nawe Imana ikaguha ibyishimo mu buzima utatekerezaga, mu bintu utaruzi ko Imana yakora, ukabona nawe Imana igukora igitangaza, ukongera ukagira ibyishimo. Ngiyo wari ufite nk'umuvandimwe ukabona ntabwo muri guhuza, ngiyo wari ufite inshuti ukabona ntabwo muri guhuza, ngiyo mu kazi wakoraga ukabona ntibiri kugenda neza, ngiyo wacuruzaga ukunguka ukabona ntibiri kugenda neza, ngiyo ufite icyifuzo cy'uko nawe Imana yaguha urubyaro ukabona ntibiri gukunda, uhorana umubabaro n'agahinda. Ariko Imana yakwibutse ikabikemura, ikabitunganya neza, bigutera kugira ibyishimo bidasanzwe mu buzima bwawe bwa buri munsi. None niyo mpamvu ngusabye kugira ngo wongere ugaruke Imana, usenge, uyisabe ibyishimo. Imana irabigukorera, kuko Imana icyo tuyisabye cyose iracyumva. Dawidi yahoranaga ibyishimo n'umunezero ubwo yahagurukaga agatambira Imana, akayishima, akayihimbaza mu buzima ubuzima bwe. Icyo gituma Dawidi yahoraga anezerewe n'Imana, ikamuha ibyishimo bidasanzwe, bigatuma Imana imwongerera umunezero, bigatuma Imana ibana nawe mu buzima bwe bwa buri munsi. Nuko yahoranaga ibyishimo. Waba wamuvuze ntiyarakaraga, waba wamwanze ntiyarakaraga, mbese ubuzima bwe bwose yabunyuragamo yumva anezerewe, afite ibyishimo. Nawe rero ntukongere kurakara, ahubwo ujye ugira umunezero. Nuhura n'ibigeragezo, nibakwanga, nibakuvuga, ujye unezererwa, wishime, utambe nka Dawidi. Dawidi yatambiraga Imana n'umwambaro yambaye ukagwa hasi, mwitero ukagwa, abantu bakamwibazaho, bakamutekerezaho. N'umugore yigeze kumubwira ati, yewe Dawidi we, si kuri umwami, umuntu ukomeye, ufite icyubahiro n'agaciro kenshi muri abantu b'Abisirayeli uyoboye, ni kuki uri kubyina imyambaro yawe ikagwa ukagaragaza ubwambure? Aravuga ngo ya, icyambere nuko naba nubashye Imana, icyambere nuko naba nkunda Imana, kandi nayo irankunda. Imana insezeranya imbabazi, Imana insezeranya igasohoza. Imana yankuye mu ishyamba ikanzana ibwami, iyo Mana ndayemera, nta cyambuza kuyihimbaza uko naba ameze uko ariko kose. Icy'ingenzi nuko ndi buhimbaza Imana impa ibyishimo. Bityo abwira umudamu w'amagambo akomeye, aramubwira ngo Imana yanyimitse ikangira umwami, ikangira umuntu ukomeye, ikanyicazanya n'ibikomangoma, ntabwo nzigera nyihemukira. Oya, sinzayivaho. Ni Imana itanga ibyishimo. Nawe rero ndakwinginze mwene data, ntukongere kugira agahinda k'ubuzima uri kunyuramo. Saba Imana ibyishimo, saba Imana umunezero, ongera ugire icyo usaba Imana, Imana izakumva kandi ikugirire neza. Reka turebe igitabo cya Samweli wa mbere, ni ibice bibiri, wereka umurongo wa mbere kuvuga ngo, umutwe w'amagambo kuvuga ngo ibyishimo bya Hana. Hana yagize ibyishimo bidasanzwe bitewe n'ubuzima Imana yari imuhinduriye, bitewe n'ahantu Imana yari imugejeje, n'igitangaza Imana yari imukoreye, bimutera kugaragaza ibyishimo byo mu mutima we. Nawe rero ndagusaba nkwinginga kugira ngo ibyishimo byo mu mutima wawe bisesekare, ubigaragaze. Ni ukuri abantu banezererwe bakubonye nawe wishimye, kuko nabo bazishima. Ngo maze Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimira Uwiteka. Iryo ryari isengesho rya Hana. Aravuga ati, umutima wanjye wishimira Uwiteka. Nawe umutima wawe wishimira Uwiteka, nawe umutima wawe unezererwe Uwiteka. Ihembe ryawe rishyirwe hejuru y'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo umutwe wawe, ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe bwose bunezererwe Uwiteka, bushyirwe hejuru y'Uwiteka. Ngo akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kanjye, nejejwe n'agakiza k'Uwiteka, nejejwe n'agakiza Uwiteka atanga. Nezererwa n'agakiza Uwiteka atanga, nezererwa n'ibyo Imana ikora, nezererwa n'ubuzima Imana ikunyujijemo bw'umunezero n'ibyishimo. Wongere unezerwe, akanwa kawe kavuge gukomera kw'Imana, akanwa kawe kongere kavuge iby'amashimwe, akanwa kawe kongere kavuge Imana mu gihe gikwiye ndetse n'igihe kidakwiye. Unezerewe, wongere unezerwe, wishime, kugira ngo utongere guha abanzi bawe urwaho bitewe n'agahinda n'umubabaro wari uri kunyuramo muri ubu buzima bwawe bwa buri munsi. Ongera unezerwe, ongera wishime, ongera ubane n'Imana, bityo umutima wawe uzashyirwa hejuru.
ngo ntawera nk'Uwiteka, kuko nta yindi mana itari wowe, ngo kandi nta kindi gitare kimeze nk'Imana yacu. Nimukongere kuvuga iby'ubwibone bikabije bityo, ntimukabe abanyagasuzuguro mu byo muvuga, kuko Uwiteka ari Imana ishoboye byose. Uko Uwiteka ari Imana izi byose. Imana izi iby'ubuzima tunyuramo, Imana izi iby'amagambo dukwiriye kuvuga n'ayo tudakwiriye kuvuga. Ni Imana irema amashimwe, ni Imana irema ibyishimo, nawe ikuremera ibyishimo utari uzi ko wabona mu buzima bwawe bwa buri munsi. Igihe cyarageze Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare, ahura n'agahinda, arababara. Ni ukuri ntabwo yari azi ko azongera kwishima bitewe n'ubuzima yaragezemo. Abantu bamugambaniye, bamuziza yuko yakundwaga n'umwami bitewe n'uko yajyaga amenyesha amakuru ku mwami. Umwami Imana yamuhishuriraga ibintu, Daniyeli akabimusobanurira ku buryo abashaka kugirira nabo umwami ntibabibonaga, kuko Daniyeli yabaga yabibonye kare ari mu mwuka. Natwe rero turi mu mwuka tubona byinshi, kandi Uwiteka aduha ibyishimo nk'uko natwe tubisangiza abandi. Noneho barangije bamutega umutego, baravuga ngo naramuka asenze yerekeje urusengero rw'i Yerusalemu ari kureba yo ateye umugongo, ngo bazamuta mu rwobo rw'intare. Bararusinya urwandiko, barabyemeza. Daniyeli ntibyamubuza gusenga, aravuga ngo niyo bantega imitego, niyo bavuga byinshi, nta kizambuza gusenga Uwiteka, kuko ari wumva ibyishimo, ari wumva imbabazi, ari wungirira neza. Nawe rero ubuzima uri kunyuramo, Imana ikugirire neza, iguhe ibyishimo. Ntugire ubwoba bakujugunya mu rwobo, ntugire ubwoba uhura n'ibigeragezo, ntugire ubwoba nunyura mu mazi, ntugire ubwoba nuca mu migezi, ntugire ubwoba nugera no mu muriro, ntugire ubwoba. Bityo ukomeze ukomere ku Mana yawe, Imana izakugirira neza. Igihe cyarageze Daniyeli bamujugunya mu rwobo kugira ngo ibyo yamenyeshaga umwami atazongera kubimumenyesha. Kumbe nihagiye kumenyekana ku mwami neza. Bamujugunya mu rwobo, intare ntizamurya. Bamujugunya mu rwobo, intare ntizagira icyo zimutwara, ahubwo intare ziramwemera, kuko n'Imana yari yamwemeye. Imana yatwemeye itwemeza n'ibitatwemera, Imana yatwemeye itwemeza n'ibinyamaswa, Imana yatwemeye itwemeza n'abanzi bacu. Bityo nawe rero Imana igiye kukwemera, kandi nikwemera izakwemeza n'abanzi bawe. Nicyo gituma Imana igiye kukugirira neza, kandi izagutabara, izaguha umugisha. Ndagusengeye mwene data, ni ukuri nawe wumve ko gusenga kwawe Imana igiye kukumva. Umwami yaraje arabaza ati, Daniyeli, Daniyeli we mugabo ukundwa, ese hari intare ntizakuriye? Nawe arangije arasenga, aravuga ati, mwami ni ukuri ndashima Uwiteka ko Imana yumvishe gusenga kwanjye, ko ndi mu rwobo rw'intare ntacyo zantwaye, kuko nta cyaha kindiho. Nawe rero Imana izagutabara, niba gushyira mu rwobo Imana izagutabara, nurugeramo Imana izakugirira neza. Ntizemera ko intare zikurya, ahubwo yiteguye kukugirira neza. Imana ikugirire neza, Imana igutabare muri urwo rwobo urimo, Imana igutabare muri urwo rwobo wari washizwemo, urwobo rwo kubura amahoro, urwobo rwo kubura ibyishimo. Wacuruzaga ntibigende, wakoraga ntibigende, ariko mwene data Imana igiye kukwibuka. Ni Imana yibuka, kandi ni Imana itirengagiza abantu. Imana ntizigera ikwirengagiza, Imana ntizigera ikureka, ahubwo wowe ukomera ku Mana ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Imana ikora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Imana yagiriye neza Daniyeli, ari mu rwobo akaruvamo ari muzima, zitamuriye, ahubwo abari bamugambaniye ngo arujugunywemo nibo bajugunywemo, kuko zari zishonje mu buzima bwazo bwose bukomeye, bituma bityo intare zibarya zirabangiza, bitewe n'uko bari bagambaniye umwami. Ndakwinginze rero nawe mwene data, ntongere kugira ubwoba, Imana izajya igutabara. Ibyishimo bya Hana yanezerewe n'igitangaza Imana yarimukoreye. Nta rubyaro yagiraga, nta mwana yagiraga, yarasengaga, gasengana amarira, sengana agahinda, sengana umubabaro, gasengana data n'ukuri, agasenga nta byiringiro afite by'uko Imana yamugirira neza. Ariko agaruye umutima, aravuga ngo reka njye gusenga, bityo nanjye Imana yangirira neza. Nawe rero nusenga ugaca bugufi, Imana izakwibuka, izakugirira neza, izagutabara, izaguha umugisha, izakurengera, izakurwanirira, kandi Imana irabikoze ku buzima bwawe. Ntongere kwiheba, ngo dufatanye gusenga rero dushima Imana. Uwiteka Mana, tugushime ko ariho duha ibyishimo, wowe warengeye Hana, wowe warengeye Daniyeli mu rwobo, natwe rero waturengera, kuko ari ubuzima turi gucamo bwa buri munsi bugoranye. Ngaho Imana ikugirire neza, Imana ikwibuke, Imana igutabare, Imana ikubere igisubizo, Imana ikubere umugisha mu buzima uri gucamo bwa buri munsi, kuko ari Imana ishoboye byose. Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Akira neza ibyishimo, akira neza ibyishimo. Imana iguha impano y'ibyishimo, Imana iguha impano y'umunezero, Imana iguha impano y'amahoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.